oya umuntu wese burya afite icyo akurusha niyo waba warize niyo waba ufite akazi keza niyo waba ufite business ikomeye cyane uko waba umeze kose burya hari umuntu ufite icyo akurusha kandi umuntu wari we wese niyo yaba atarize niyo yaba adafite iyo business nk'iyo ufite hari ibyo akurusha hari ibyo ashoboye wowe utashobora hari ibyo yakora wowe utakora hari igitekerezo yaguha wowe utatekereza hari aho yakugerera wowe utagera hari igikorwa runaka yagukorera wowe Mana Data twese uri mu ijuru Imana yera Imana y'imbaraga rugenda gushimye ko kiduhaye impano y'ubuzima kiturinze nubwo ibibazo ibigeragezo ari byinshi ariko tugushimiye ko ukitubereye Imana meretse iki kiganiro nkweretse abagiye kucyumva ndakwinginze ngo umugisha wawe ubabeho neza yawe ibaganzeho bana natwe udushyigikire byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Ndabasuje inshuti bakunzi ba Arine 250 TV mwebwe mudasiba kudukurikirana uko bwije nuko bukeye Imana y'amahoro ibaha umugisha Imana y'amahoro ibagirire neza Imana y'amahoro yumve gusenga kwanyu ndetse n'ibyifuzo byanyu ndetse irebe intumbero zanyu izishyigikire kuko ari Imana ishoboye byose abari burasirazuba abari burengerazuba abari mu majyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje abari muri Afrika abari mu bihugu bya kure mwese amahoro y'Imana abane namwe wowe unkurikiye wowe ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagusuhuje cyane n'ukuri Imana y'amahoro kuri uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku nsanganyamatsiko yo kubaha abantu babitekereza mu buryo butandukanye ariko kubaha ni ingenzi mu buzima kubaha ni ingenzi ku muntu wari we wese kubaha ni ibintu by'agaciro cyane ku muntu we ufite izo ndangagaciro zo kubaha rero ntago umuntu ajya kubaha umuntu akurikije ko wenda amuruta akurikije ko wenda ari umubosi we cyangwa se akurikije titire afite oya ni byiza nimba ufite indangagaciro yo kuba wakubaha ni byiza ko wubaha abantu bose ukubaha abantu bose ukubaha abakuruta ukubaha abo mungana ukubaha aburuta ingeri zose ukubaha umukoresha wawe ukubaha abakozi mukorana ndetse ukubaha na babandi ukoresha kuko naje gusanga umuntu wese ari uw'agaciro umuntu wese nuwo kubahwa ahava akagera kuko umuntu wese nuw'agaciro mu maso y'Imana rero umuntu Imana yaremye ikamurema imufiteho umugambi mwiza ni byiza ngo umwubahe ubuzima yaba bayimo bwose yaba ari umukire yaba ari umukene yaba yifashije yaba atifashije uko yaba abayeho kose ni byiza ngo umwubahe rero uyu munsi nanone ndagira ngo turebe impamvu abantu benshi batubaha abantu hari igihe umuntu yanga kubaha umuntu bitewe n'uko uwo muntu amubona wenda tuvuge ugasanga uwo muntu wenda ni umukene cyangwa se nta kurusha ubushobozi cyangwa se uramukoresha n'umuntu ukoresha n'umuntu uhemba cyangwa se n'ubundi muntu woroheje sibyo ukumva nta mpamvu ufite yo kumwubaha ukavuga ati se uyu muntu ndamwubaha ngo bigende bite kuko akenshi tumenyereye yuko umuntu yubaha uwavuga ati uyu muntu arampemba ngomba kumwubaha uyu muntu ni umubyeyi wanjye ngomba kumwubaha uyu muntu arambyaye ngomba kumwubaha uyu muntu arakomeye akuriye ikigo runaka uyu muntu ejo cyangwa ejo bundi namukenera ngomba kumwubaha muri make ukumva hari abantu ugomba kubaha hari n'abandi bantu utagomba kubaha ariko nagira ngo nkubwire uyu munsi yuko umuntu wese umuntu wari we wese umuntu waremwe n'Imana ufite inshingano yo kumwubaha kuko uwo muntu ni uw'agaciro gusa ushobora kumureba uyu munsi ukabona ntago ari uw'agaciro ariko ejo bundi ugasanga wa muntu akugiriye umumaro mu buryo utaruzi mu buryo utatekerezaga kubera iki kubera ko uwo muntu nyine ari uw'agaciro rero
ndagira ngo nkubwire ngo umuntu yaba ari umuntu ukomeye, yaba ari umuntu woroheje, yaba ari umuntu wifashije, yaba ari umuntu uko yaba ameze kose, yaba afite ingingo zose z'umubiri, yaba atazifite, yaba abana n'ubumuga runaka, yaba atabana nabwo, uwo muntu agomba kubahwa. Ikindi hari ukuntu tuvuga ngo tugomba kubaha abantu bafite ibyo batoya. Umuntu wese burya afite icyo akurusha, niyo waba warize, niyo waba ufite akazi keza, niyo waba ufite business ikomeye cyane, uko waba umeze kose burya hari umuntu ufite icyo akurusha. Kandi umuntu uwo ari we wese, niyo yaba atarize, niyo yaba adafite iyo business nk'iyo ufite, hari ibyo akurusha, hari ibyo ashoboye wowe utashobora, hari ibyo yakora wowe utakora, hari igitekerezo yaguha wowe utatekereza, hari aho yakugerera wowe utagera, hari igikorwa runaka yagukorera wowe utakwikorera. Mpamvu umuntu ahava akagera ari umuntu afite umwuka ahumeka, yitwa umuntu n'uw'agaciro, akwiriye kubahwa, kuko uyu munsi ushobora kutamukenera ariko ejo ukamukenera. Hari nk'igihe usanga umuntu avuga ati umuntu utaguha n'igihumbi, uwo muntu waba umwubahamo iki? Ariko umva nkubwire, hari agastori numvishije, hari umuntu yari umukire, ariko akumva yuko nyine abantu boroheje, abantu bagize iki, nta kintu bavugana. Rimwe ari mu nzira ari kugenda, imodoka yiwe irasaya, imaze gusaya arayatsabira ya modoka muri icyo cyondo. Biba ngombwa yuko asanga ba bantu yasuzuguraga, ba bantu yabonaga akabona ntacyo bavugana, ba bantu yabonaga akabona n'abantu baciriritse, ba bantu yabonaga akabona ntacyo bamugezaho, biba ngombwa yuko abakenera. Amaze kubakenera byaragoranye cyane, ariko kuko nyine abo bantu bo bari bagifite indangagaciro zo kubaha cyangwa se nta nzika, baravuga bati okay, nitutamufasha nta kundi ari bubigenze, kuko ubwe ntari bubashe kuyikuramo. Barangije baramufasha. Urwo ni urugero rutoya, ingero zirahari nyinshi cyane zatuma wubaha umuntu. Ni byiza ko wubaha uwukoresha, ni byiza ko wubaha uwo mubana. Nimba uri umugore, ni byiza ko wubaha umugabo wawe. Nimba uri umugabo, ni byiza ko wubaha umugore wawe, ukamwubahira imbaraga ze. Nimba hari imbaraga nkeya uzafite, ntibibe impamvu zo kumupfobya, ntibibe impamvu zo kubona ko adashoboye. Oya, ibyo nyine ntabishoboye, ariko hari ibyo ashoboye. Nimba ari umugabo wawe ukaba uzi intege nkeya, ntabwo izo wazikoresha umwubahuka, umusuzugura, umufata nk'aho adashoboye. Oya, urabizi ibyo nyine ntabishoboye, ariko nanone si ukuvuga ko ibintu byose atabishoboye. Hari ibyo ashoboye, hari ibyo yakora, hari ibyo yabasha. Ni byiza rero yuko umwubahira ibyo ashoboye, ibyo adashoboye nyine ukagerageza kubimufashamo, kuko ubizi neza. Nimba uri umukobwa, ni byiza ko wubahira umusheri wawe ibyo ashoboye. Ibyo adashoboye nyine ukamenya ko atabishoboye, ntubimusuzuguriremo ngo uvuge uti uriya se ntashoboye ibi, ntashoboye ibi, ntashoboye ibi, ngo bibe impamvu yo kumusuzugura. Nimba uri umusore, ni byiza yuko wubahira umukobwa mukundana ibyo abashije. Nimba umukobwa mukundana ashoboye gukora ibi ngibi, nimba umukobwa mukundana umubwira bakakubwira ati ibi sinabibasha, ibi sinabishobora, wikumva yuko ari wa mukobwa nyine uvuga uti ntacyo mbashije, ntacyo nshoboye, ntacyo nabasha, ntacyo nageraho, ntacyo nagira iki. Oya, umuntu agira ibyo ashoboye, agira n'ibyo adashoboye. Nta muntu ushobora byose uretse Imana. Imana yonyine niyo ishoboye byose. Imana yonyine niyo ishoboye kuba iri gukora ibyanjye, iri gukora n'ibyawe. Imana niyo yonyine ishoboye kuba iri gukora ibyawe, iri gukora n'iby'umubyeyi wawe. Imana niyo yonyine ishoboye kuba iri gukora ibyanjye,
iri gukora n'iby'abavandimwe, iri gukora n'iby'inshuti. Imana niyo yonyine ishoboye kuba iri gukora ibyo mu Rwanda, iri gukora n'ibyo muri Afrika, n'ibyo muri Aziya, n'ibyo muri Amerika, n'ibya Oceania. Hose Imana niyo ishoboye gukorera ibintu byose icyarimwe. Naho umuntu afite ibyo ashoboye, afite n'ibyo adashoboye. Niyo mpamvu ugomba kumwubahira ibyo ashoboye, niyo mpamvu ugomba kumwubaha. Uriya muntu ugendera mu kagare si ukuvuga ngo ko adashoboye, oya, nubwo agendera mu kagare ariko hari ibyo ashoboye. Uriya muntu nubwo umubona asuzuguritse, uriya muntu nubwo umubona ntacyo ashoboye ukavuga ati yirirwa asabiriza, ariko nshuti hari ibyo ashoboye, afite mu mutwe hazima hatekereza. Buriya atekereza imishinga yagutse, nubwo adafite amaboko ngo ayakoreshe, nubwo adafite amaguru ngo agende uko abishaka, ariko buriya mu bwonko bwe muganiriye wasanga ari umuntu ushoboye, wasanga ari umunyembaraga, wasanga ari umuntu w'umugabo cyane. Rero nshuti wowe unkurikiye, ni byiza yuko nimba hari umuntu wajya gureba ukavuga ati uyu sinzamukenera, ukavuga ati uyu nguyu ntacyo yazangezaho, ukavuga ati uyu nguyu ntacyo yazamarira, uribeshya. Uriya muntu umwubahe, uriya muntu uzamukenera, uriya muntu uzamwifuza, uriya muntu yagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi nimba uriya muntu atanagufasha ariko hari abandi yafasha, ashobora kutagufasha ariko njye akamfasha, ashobora kutamfasha ariko agafasha mugenzi wanjye. Bishatse kuvuga ngo nta muntu udafite agaciro mu isi, nta n'umwe. Umuntu uwo ari we wese uhumeka umwuka aba ari uw'agaciro, niyo yaba ari umwana muto, niyo yaba ari uruhinja, niyo yaba ari igitambambuga, niyo yaba ari umusaza ukuze, ni uw'agaciro. Ntabwo ushobora kumusuzugura ngo n'ubundi nguriya yarangije ibye, ngo n'ubundi uriya ni umusaza ngo ategereje gupfa. Oya, uriya musaza abitse byinshi, uriya musaza afite inama yakugira, uriya mukecuru ni uwo kubahwa, ntabwo ari uwo gusuzugura, ntabwo ari uwo gufata uko wishakiye. Inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mukunda kunkurikirana, rero mwebwe mukunda ibiganiro byanjye, ni byiza yuko wongera ukiga kubaha aho uri hose, aho ugiye hose, waba uri umushyitsi ahantu, waba ubonye ibintu bitagushimishije. Nimba umuntu agukoreye ibintu bikakubabaza, si ngombwa ngo umwubahuke, oya, murekera agaciro ke. Nimba umuntu agukoreye ikintu kikakubabaza, si ngombwa ngo usigare umuvuma, umucire, umugira iki mu mutima wawe, umubike, ujye uhora umubitse. Oya, mwihorere, mwubahe, muhereza agaciro umugomba, wowe wikomereze, ibindi Imana izakugirira neza. Kandi burya iyo wubashye umuntu no mu mutima wawe uhora wumva uri kiriya, umeze neza, nta mutima ugucira urubanza, umutima wawe umeze neza. Ndabashimiye rero nshuti bakunzi ba Aline 250 TV, nimba utarakora subscribe ndagusabye ngo ukande subscribe kugira ngo n'ubutaha uzarebe ibiganiro byacu. Kandi iki kiganiro nimba wagikunze ukaba wumva hari inyunganizi, comment, nta kibazo rwose watubwira comment yawe, watubwira ubonye iki kiganiro wagikunze, wagisharinga abandi. Imana rero ikomeze ibagirire neza. Reka dushime Imana, kandi kubaha buri wese ntago ari ibintu twebwe twishoboza twebwe ubwacu, Imana nayo ibidufashamo. Reka dushime Imana, ikomeze udufashe muri ibyo byose. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye. Uwiteka, twebwe ubwacu ntitwashobora kubaha ngo twubahe abantu bose, ariko bidushoboje twabishobora. Nyemerera rero utugire bazima mu mitekerereze, udushoboze kubaha abantu bose, udushoboze, utwambika imbaraga. Buri wese wumvishije iki kiganiro umuha umugisha, uturinde kandi umugisha wawe tuganzeho. Urakoze, ushimwe kubyumvishe byose tubisabye twizeye.